mutandukanye abakobwa bo ku muhanda, kubera yuko abakobwa bo ku muhanda n'abakobwa bo mu rugo ni ibintu bibiri bitandukanye mw'abantu mwe, ni ibintu mbese nyine biba bidafite aho bihuriye. Ni ukuvuga ngo rero abakobwa bo ku muhanda baba basa neza, baba biyitaho, baba ari b'abakobwa ureba ukavuga uti kabisa dore umukobwa mwiza koko, ariko kandi buriya uriya mukobwa nawe n'ubwiza gusa aba afite, nta kindi kintu yakumarira mu buzima buryo. Kireka wa mukobwa ufite akazi kiwe akora, wenda akava mu rugo agiye mu kazi, uwo nguwo sawa, ntabwo tuvuze ko nabo batari beza, ariko abakobwa bo mu rugo n'abakobwa ku muhanda, impamvu mvuze muri icyo kinyarwanda ni uko hariho abakobwa usanga wenda ntibaba bakeye cyane, baba bari aho bari mu ayene, ariko ugasanga akazi ko mu rugo cyangwa se k'umugore, yaba umugore koko yakwicara mbese yakubaka urugo rukagenda neza, ku buryo uzasanga kuba wamushaka nta gihombo waba ufite. Ni wa mugore uzageza mu rugo mucuruza botike akayijyamo agahagarara akayizunguza, nduza ari ukuyizunguza. Ni wa mugore uzabwira ati wabyuka kwanza akavuga uti dukodesha imirima hariya, imirima akazajya ajya kureba abakozi, niba mwashyizemo n'abakozi uburyo bari guhinga, nawe ibyangombwa agafata isuka agahinga, kandi akaza agakaraba, ukabona ko ari umugore ukeye. Ni wa mugore mbese nyine, uwo mugore niwo twita uwo mu rugo, tukagira n'abo twita abo ku muhanda, kubera ko abo ngabo mu kindi kinyarwanda cyangwa mu yindi mvugo bavuga ngo ni amasireyi queen. Ugasanga nyine we akazi kiwe nako kuba ku muhanda, nako kwirirwa agenda, namanutse nazamutse, nagiye mu tubyiniro, nagiye he, ugasanga ibyo bintu arabishoboye kuruta uko yaba ari mu rugo. Inshuro wamushakira mu rugo ugasanga ni mbese mu cyumweru cyangwa mu kwezi ushobora kumusanga mu rugo byibura nka kabiri. Uwo mukobwa rero ntacyo aba atakweretse, kuko byanga byakunda nunamushaka uzamushaka wishime ko umushatse, ariko uzababara nyuma, kubera yuko ntabwo uzamwicaza mu rugo atarigeze yicara mu rugo na rimwe ngo akubwire ngo arahicara. Uko niko kuri nguhaye, dore aho ndibereye hano. Noneho ikindi, ntabwo uzamubwira ngo maranga ukwezi nk'amezi abiri utamusohokanye, ibyo ntabyo uzashobora. Ni wa mugore utazigera na rimwe uhumura urugo. Buriya urugo ruhumurwa n'umugore, kubera ko umugore yagize ate, yabaye mu rugo, byagenze neza, ari mu rugo nta kibazo, akamenya ngo ndakoropa, ndoza ibyombo, utuntu nk'utwo ngutwo, umugore agahumura urugo. Uwo mugore wamenyereye kuzerera, wamenyereye kugira gute, uwo ni sireyi, ntabwo azigera na rimwe, nubwo azaba akiri umukobwa ukamurambagiza ukamuzana kubw'amaso y'impumyi y'urukundo, uzamugeza muri urwo rugo, ariko nta kintu kimwe azigera akumarira, kuko n'ubundi ubuzima bwo ku muhanda ni ubwiwe. Ntabwo uzamuzanaho rero ngo za reveni, ngo urabona ngo wenda nyine ubuzima bwe n'ubwo ku muhanda nta kintu uzamukorera, usibye kuba yahitamo gukomeza akaba nk'uko yari abayeho. Rero inama nabagira, cyangwa se ubusobanuro bwimbitse nabaha, nuko tudakwiriye kuyoborwa n'amarangamutima mu gushaka, nuko tudakwiriye kureba ngo uriya mukobwa ngo arambara akaberwa, ngo uriya mukobwa ngo arasa neza, ngo uriya mukobwa. Banza urebe uwo mukobwa irahari ryiwe, banza urebe ukuntu yitwara mu buzima busanzwe, banza uperereze amakuru, niba ngombwa ugere no muri karitsiye iwabo, byanga byakunda harimo abantu baba bamuzi, uhitoraguze, uhabe ugira ute, uhamara umwanya, uko byagenda kose ntabwo uzayoberwa amakuru y'uwo mukobwa ugiye gushaka. Uzasanga rero uwo mukobwa hari igihe aba afite utundi duco tutari twiza, uzasanga abagabo muri izo karitsiye bose bamuzi, uzasanga wenda ibiki. Niyo mpamvu gushaka, nyabuneka gushaka, guhitamo, gufata umwanzuro ukavuga ngo njyewe Brenda ndemeye ngiye gushakana n'uyu muntu, umuntu muzabana ubuziraherezo, umuntu muzabana mugatandukanywa n'urupfu, umuntu muzabyarana mukagira gute,
uwo muntu buriya mu buzima bwawe aba akomeye, uwo muntu uba ugomba kumufatira umwanzuro koko ubona ko bigize gute bikwiriye ko wamufatira umwanzuro wo kubana nawe. Ntuzahubuke, ntuzihute ngo kubera ko wenda ni mwiza ngo afite havuka heza, igihe aba hafite ariko ugasanga nibyo byicuzo byawe cyangwa se niko kuzicuza mu buzima bwawe bwose. Niyo mpamvu rero abo nkunda mbagira inama kandi nkababwira ibishoboka, kubera ko ibidashoboka ntabwo nabikugiramo inama, kubera ko byanga byakunda ejo n'ejo bundi iyo ukurikiye inama zanjye zikakugirira akamaro biranezeza, ariko nanone iyo uzirenzeho birambabaza, kubera ko ntacyo mba ntaravuze, ntacyo mba ntarakubwiye, mba narakubwiye buri kimwe cyose kugira ngo ubashe kuba wowe ubwawe wakifatira umwanzuro. Rero niba utabasha gufata umwanzuro, niba utabasha kumva yuko ubuzima turimo ari bugufi, ukumva yuko wenda uzajya ubaho, niba umugore umwe akunaniye uzashaka undi, cyangwa se niba umugabo umwe akunaniye uzashaka undi, uwo nta mutima uba ufite, uba wifitiye ibindi bintu wibereyemo. Ariko umuntu ushaka kubaka atekereza ku mugabo we gusa, akavuga ati ngiye kubaka urugo rwanjye, kandi urugo rwanjye ruzaba icyitegererezo, abantu bazajya baza gukora urugendo shuri, hari igihe twaba tuzi ko runaka na runaka bakitse neza, kuko ugasanga nyine tuje kukubaza mwubaka mute, mubigenza mute, kubera ko namwe murabizi. Ubushize nigeze kubakorera video z'abamama, muze gusubira mu mavideo ari hasi, nabakoreye video z'abamama, umumama n'umupapa we barasazanye kweri, bageze mu myaka ya zabukuru, nta kibazo na kimwe bafitanye, yego ntazibona zidakomanya amahembe, ariko batubwiye uburyo bubakanye, uburyo bashakanye, uburyo bitwayemo, uburyo buri wese abasha kwihanganira undi. Iyo utabashije kwihanganira mugenzi wawe, ndahamya nashidikanya yuko nta kindi kintu wowe mu mutima wawe waba ufite usibye uburakari cyangwa se umujinya cyangwa se ikindi kintu. Iyo utabasha kwihanganira mugenzi wawe, hari byinshi utabasha kugira gute, utabasha kuba watsinda nk'ibigeragezo, kuko byanga byakunda ubuzima bw'umugore n'umugabo hazamo ibigeragezo, hazamo guhangana, hari igihe ushobora gushaka nko mu muryango w'umugabo ugasanga ntibakwishimiye, ariko kuko umugabo wawe yaguhisemo, yagukunze kandi azi impamvu yagukunze, uhagarara ku isezerano yaguhaye, nawe ugahagarara ku isezerano wamuhaye, maze mugakoresha urukundo mwakundanye no kubahana. Icyo gihe abantu bakwanze barakugarukira, bakabona ko ari we mugore kandi ukwiriye kuba wahabwa koko uwo mugabo. Ariko iyo ugiye ukaba igishege, niba ari igishege, umuntu udashoboka, umuntu utagize gute, n'ubundi baragenda bakamubwira ati dore wa mugore wazanye, dore ukuntu ameze, araramuka se dore aragenda akaza igicuku, cyangwa se dore imico yiwe. Ni wa mugore utabwira ati jya kureba abakozi mu murima, ubwo si uwo mugore wabona azakugeza kuri iterambere. Wa mugabo agatangira akumva koko, akumva nibyo, bikaba byatuma urugo rwanyu rusenyuka. Ari nayo mpamvu navuga ngo uko byagenda kose, icyo wakora cyose, kora uko ushoboye, uwo umugore koko, ntago uri umugabo. Sireyinga, uryoshye, ugire gute, uvuga uti mu myaka 30 nzaba kabisa isi narayiriye, Gisenyi nzaba narayigiyemo, ku Kibuye, ahantu hose hanze y'igihugu aho ushaka gutembera hose uzaba warahagiye. Hanyuma byibura mu myaka 30-35 nk'umugore uvuga uti ngiye ngiye gushaka, kandi koko niba ngiye gushaka ndabyiyemeje, ntawe uzanyobya, ntawe uzancisha mu nzira ntakabaye ncamo, ntawe uzagira ikintu kimwe ambwira ntakabaye nkora ngo ngikore. Kandi bizatuma gute? Bizatuma uyubakira urugo rwawe. Ariko kujya gushaka ufite 20-21 wumva hari ibyo ugikeneye hanze, ibyo bintu biri mu bintu bizaba bitumye ufata umwanzuro mubi, ubizaba mu myanzuro mibi, kubera ko hari icyo uzaba utari wabona wakabaye warakibonye, ugatangira ukifuza, ugatangira ukumva wagenda, ugatangira ugasanga urugo urusenye rutaramara kabiri. Rero nshuti bakunzi badukurikiye, nshuti z'umuryango cyangwa se nshuti zacu, reka nkwibutse kuri subscribe kugira ngo tujye dukomeza tugukireho utwinyigisho twiza. Nukuri tubafite byinshi kandi byiza, nubwo wenda bitari byageraho ngo tubibereke byinshi kubera impamvu runaka, wenda namwe murabyumva. Ariko icyo navuga cyo ni kimwe, nuko ibyo byiza
bizaboneka kandi muzabyishimira. Kandi ndahamya neza yuko nukora subscribe ukalayikinga ino video warangiza ugasharinga muri bagenzi bawe, bizatuma tubasha kuba twakomeza gukora neza kandi tukabishimira kugira ngo tubagezeho inyigisho nziza. Namwe rero nimutunezeze nkuko tubanezeza, nimudufashe nkuko tubafasha, kugira ngo mudukore subscribe kandi mujye muri ino video yacu irangire, kugira ngo mubashe kuba mwakumva izi nyigisho zacu kandi ku murongo. Reka rero Imana ikomeze ibahe umugisha, turakunda cyane kandi tubifuriza ibihe byiza. Bye.